nta wabitindaho nyine ngo umugabo mbwa aseke imbohe ati kubita mu rutwe rwanjye nceceke rero riri nkonderamo kambyara we imodoka kubafata ku mavuta na moto baje mu modoka imwe. Hello ladies and gentlemen, ndabashuje mwese abakurikira isa neza TV show. Mbabwira ko mbakunda cyane kandi bahoza ku mutima. Imana bakunda nanjye nuko nemziriyoze bamuri kumwe umunsi ku munsi. Ibuka gukora subscribe, share and comment kugira udacikane bigana twaguteguriye umunsi ku munsi. Hanyuma nshuti y'Imana. Uko bien Bien à bien. Bien à bien. Oling harava. Ozambe. Naza bien. Okay. Hanyuma rero karibu kuri isa neza TV show. Thank you. Tangira twibwira ariko. Subura. Kibasumba. Abantu kuri isa neza niba kuzi bagombe bakomenye. Nitwa Jackie ku mazina abantu bamenyereyeho amazina niswe n'ababyeyi n'uwase Jacqueline. Ngo tuba twahiniye twabaye abazungu nkitwa Jackie. Hanyuma Jackie kukwe twabaye abazungu ni Jackie. Amazina twiswe n'ababyeyi n'uwase Jacqueline ndagukunda Jacqueline. Jackie cyangwa Jackie icyo ushaka Jackie UKWEZI live TV. Okay, urakoze cyane. Urasa neza. Thank you. Murakoze. Urasa neza. Hanyuma rero amakuru y'imisi. Meze neza ndashima Abana. Bashima Abana. N'abantu bake. Abantu bake? Ariko nawe abantu bake ndimo. Urimo. Niwe muntu ugira amastyle y'imisatsi atandukanye kandi nkunda. Hari agakantu ari warangigishije gukora ko gukoresha style imeze ukuntu. Akubona bivuyemo nasanze bidatwiye. Wabirekeye iki? Impamvu ubona nagize gutya. Ariko birakubereye. We rero reka nkubwize ukuri ibintu byose ukoze n'ukuri birakureba birakubera. Erega turi kuri sa neza. Byose ni muri sa neza. Icyo nzi neza no gukora ibintu bifitiye agaciro umubiri wawe n'ababibona. Abatabikunda babyiganiriza. Jackie, uri umunyamakuru. Uri mu influencer. Tuzi ibintu byinshi ariko ubaka kanya dushobora kuba tujya buganira bitandukanye. Nta kibazo. Ese Jackie. Mu buzima bwawe niki kigutera ubwoba mbere yuko dukomeza? Kintera ubwoba. Ikintu kintera ubwoba ni inzara. Kubura ibyo nagabura mu rugo cyangwa se byo kurya mu buzima busanzwe. Ariko ikindi gifatanyije n'ibyo cyambere ikintu kintera ubwoba kurusha ibindi sasa nyine kubaho numva mfitanye ikibazo n'umuntu urenze umwe. Kubaho wumva ufitanye ikibazo n'umuntu urenze umwe nicyo kintu gishobora kuguhangayikisha cyangwa kugutera ubwoba. Okay. Hanyuma ukunda iki? Mu bijyanye n'ubuzima busanzwe kubaho kurya kunywa iki? Nko kuvuza iki gutera ubwoba? Nkunda ubuzima burimo amahoro, nkunda kubana n'abantu neza ko nshobojwe nyine nubwo dashobora kubaho nyine nta makosa mu buzima ako nkunda kubaho neza nta muntu numwe dufitanye ibibazo n'uyu numwe. Umuntu akubajije ngo uri muntu ki musubiza ngo iki? Namusubiza ko ndi umudamu, ndi umumama, mfite abana, narabyaye. Uwo ni we njye. Nibyo bigize njye. Uri umumama, warabyaye, ndi umudamu. Okay. Urakoze cyane. Hanyuma mu gihe umaze ku isi. Mu gihe umaze ku isi muri ubu buzima igihe umaze kugeza uyu munsi. Niki kintu cyakubayeho uyu munsi udashobora kwibagirwa? Ikintu cyambayeho kitananturutseho nisanzemo ntashobora kwibagirwa kuba gusa ndi umwana umwe mu rugo naravutse nkisanga ndi umwe abo tuvukana barapfuye. Nicyo kintu mu buzima cyambayeho nisanzemo ntashobora kwibagirwa. Gukura njyenyine kubaho niganiriza byose nibwira byose
ibimbayeho bimbabaje ibinshimishije donda umuntu utagira umuntu nsangiza ibyiza byanjye cyangwa ibibi byanjye kereka kumva gusa byansagutse nkabisharinga umuntu w'inshuti yanjye biraho urumva ko nicyo kintu numva cyaba cyarambayeho cyangwa nisanzemo gikomeye mfite mama gusa papa yitabye Imana ni ukuvuga ngo wakuze uri kumwe na mama gusa no nakuze ndi kumwe na papa gusa na mama bombi papa wanjye yitabye Imana nyuma nsigarana na mama ariko papa wanjye yitabye Imana vuba yitabye Imana muri uyu mwaka ariko nabyo nshimira Imana ko twabanye muri urwo rugendo kuko hari abandi bakuze batazi papa batazi mama batazi na kimwe badafite n'umuryango so bitavuze ko muri iki kiganiro ntababwira ngo bakomere uko tugira ibidukomeretsa niko nabo bisanze babirimo nyine byose biba ari igeno ry'Imana kandi ukomeze no kwihangana bakubwiraga kuvukana n'abana bangahe 3 ni ukuvuga ngo mwari 4 no twavukaga turi 3 nyine imbere yanjye hari 2 nibo bitabye Imana muri jenoside yakorewe abatutsi nta wundi bigeze bongera kubyara mu rugo oya abanyarwanda ajya bavuga ngo wasize uneye mu nda ibintu nk'ibyo niba rero nanjye narabikoze nabyo ariko karakanyuzemo ni igeno ry'Imana kwa ni igeno ry'Imana kandi bibaho nanakwifuriza gukomera kuko ntago biba byoroshye n'ubuzima butoroshye hanyuma Jackie tubaho ubuzima bugoye cyangwa se burimo ibintu byinshi watubwiye uti ndi umudamu ufite abana bangahe mfite abana 4 abana 4 kobwa 2 n'abahungu 2 n'umugabo umwe oya nta mugabo mfite ejo bundi nigeze kubona postinga mbona postinga wambaye agatimba amafoto ya mariage Jackie uko nabonye amafoto ya mariage yawe ibintu nigeze ne expectinga cyangwa ntatekerezaga ko ari byo ngiye urana kuri igikobwa tuzira abantu benshi ntabwo bazi ntabwo ngira rinzi ko ufite n'abana abantu benshi bazi ko ufite abana n'abazi ko ufite abana bazi 2 abandi 2 ntabo baba bazi ko 2 yego ngiye rero nabonye Nakoze na mariage narayikoze ndi mu divorce je suis divorcée wayikoze mu wuhe mwaka nakoze mariage nayikoze 2016 divorce nayibonye 2019 après 3 ans ntago byoroshye abantu bakunda kuvuga ngo iyo umuntu divorce bamwe bagira ibikomere ku buryo hari umuntu umwe yigeze kutubwira ngo umuntu ashobora no gupfa agapfa kubera ko yakoze divorce ça dépend n'umuntu kuko abantu nago yegereze microphone yawe yego naga abantu bakira ibintu kimwe no hari abantu bakira ibintu bakabyakira nkabo hari n'abandi ibintu bibananira kubyakira rero birashoboka sinabihakanara abantu bashobora gupfa kubera icyo kintu hari n'abantu bashobora kubibamo bagakomeza ubuzima hari nabo biviramo ariko kwiyahura sinajyaho ngo mpakane ko bidashoboka bibaho kuri wowe ufite uburyo byakugendekeye ufite uburyo wabyitwayemo hari ibyabaye hari uburyo byagenze kuri wowe rero kuri njyewe rero divorce nabiciyemo nabinyuzemo bitoroshye bingoye urumva kuko nagiye ntanga ibiganiro bitandukanye bivuga kuri bino bintu hano kuri social media namaze kumenya ko abantu atari cyo bagishaka kumva kuri njyewe so ndabahindurira niyo ubundi nta n'umuntu tukiganira kuri ibi bintu kuko nabivuze igihe kinini abantu bamera nk'ababihaze ntabwo njyewe aho ruwo kuri sa neza kakanya ntabyo bazi ariko sa neza abari nkavuga nti abayiriho bagenda kuri social media sheri ariko gato nihuse wenda nkabica hejuru ariko nkabivugaho byarangoye ariko mbinyuramo mu buzima butari bworoshye bwo kubyitwaza bwo kubyimenyera umuntu wese uri hano dukurikiye ari umusingo mama aranyumva arabyumva ukuntu nyine bigoye tu ni ikintu kigoye ariko
nabinyuzemo gitwari kandi n'uyu munsi ndacyabihagazemo mbirimo n'ubu ndacyabirimo so navuga ko nkomeye ndakomeye mu by'ukuri nicyo kintu navuga ndakomeye gusa bitavuze ko ntigeze kubaho nkomeretse kubw'icyo kintu uyu munsi byararangiye ku buryo udakomeretse byarashobora kubitekerezaho ngo ubyibuke ntabwo wabura kubitekereza nta nubwo wabura gukomereka ahubwo icyo nabikubwiraho nuko uyu munsi maranira kutaguma muri cya kintu mu buryo bw'imitekerereze mu buryo bw'imibereho mu buryo bwa buri munsi mu buryo nukuvuga ngo urwane intambara zo kuva muri cya kintu kutakigumamo kutagituramo kutacyambariramo kutakisegura kutakiganiriramo kutagisokorezaho kuko hari igihe usokoreza ku gahinda ukambarira ku gahinda ukavugira ku gahinda ukaryamira ku gahinda dongewe rero ndi mu bantu baharanira kwikura muri cyo kintu cyo kuva aho hantu natsikamishijwe n'iyo divorce cyangwa n'urwo rushako rutagenze neza bitavuze ko ntabayeho nkomeretse ariko uyu munsi siko bikimeze ndi kwiyubaka nirengagiza aha hantu hanjye muri pase yanjye ko bitagenze neza ariko mu by'ukuri ni ukubeshya ubwonko ko icyo kintu kitagihari ukirengagiza ko kitabaye ariko mu by'ukuri uba ugituyemo kandi ukibamo ariko ibyo ngibyo bishobojwe bigufasha gukomeza kubaho Imana ishimwe kujya ubasha kubishobora Jackie umuntu akurebye ahita abona uri ikimama cyiza cyane igikobwa cyiza cyane gisa neza giterambabazi hari ukuntu abantu bajya batubwira ngo turi ba nyashiresi my friend is Jackie ntabwo ari nyashiresi barababeshya hari igihe umuntu wenda kanegeranye kameramani ataza kuntunga kamera akwirebera akavuga ati akavuga ati ndashaka ko twibanira wow ntabwo wamwemera ubu umusore aguterese ntabwo wabyemera ça dépend na sauce ngo ça dépend na sauce ça dépend na musore reka bari ko mvuga byaterwa n'umusore uravugisha ukuri ntabwo wabyemera urabona ndi umuntu wo kuba nabana n'umuntu wese ubonetse kuko abashaka kubaka n'abashaka Jackie ni benshi so ushatse kuvuga ko buri muntu wese namwemera se noya nanjye nakubashije wowe wakemera yaba ameze ate ikibazo ni uwo wakemera we yaba ameze ate uwo nakwemera it's like ni privacy biri prive ntabwo nabivugaho umugabo nshaka nyine ari ku mutima wanjye ntabwo ari kuri social media ntabwo namushaka kuba ari kuri social media no ntabwo ari kuri social media kuri sa neza agatavuga ati kangenda hano wandikire gatavuze kubivugaho ntabwo byo nzabivugaho hatazagira ubyihishamo nyine akaza kumbeshyesha icyo kintu ko ari we wanyawe kubera ko yumvishe ko navuze ko ari cyo nzagenderaho iyo umuntu aje ubwirwa n'iki ko ari wanyawe ntabwo none se ko ntaragira igihe cyo gushaka nabwirwa n'iki ko haje abanyabo cyangwa haje abatari abanyabo oya ntabwo ndagera igihe ntabwo ndagera igihe ushobora kuvuga gutyo umuntu agahita yibaza kubera icyo utaragera igihe uri kutubeshya oya simbabeshya ndabyifuza ndanabikeneye ukurikije igihe gishize oya ntabwo ndagira igihe 2018 ndacyari kurera abana 2018 kugira igihe kuva 2018 2019 2020 2021 2022 na gatatu imyaka 6 ntago ndagera igihe just ndacyari kurera abana bitavuze yuko ntazashaka nzashaka ariko icyo gihe kizaba risanga abana bazaba barakuze bose utakibana nabo sigaje imyaka 3 imbere birashekeje ariko biranababaje biteye agahinda mana we imyaka ngahe 3 ayiwe mana we 3 imbere nzaba ndi kukarantura no gukarantura sa neza tivisho ubuse haje umuntu uri seri aka kanya akavuga ati ngiye Jackie ndamujyanye nyine ubwo nanjye naba mbibona nyine
naba mbibona noneho rero ntabwo ari ikibazo cy'igihe rero ni ikibazo cy'uwo muhora nawe nabyo birashoboka nabyo birashoboka okay twikomereze tuganire Jackie mu buzima bwawe byanze bikunze hari uburyo byanze bikunze wahisemo mbere umuntu murabana wenda ntibyanakunda ko mukomezanya ntabwo nahisemo naraswase ntabwo nahisemo naraswase mwari mumaze igihe kingana iki mukundana kugira ngo uvuge gutyo nta kintu ndi buvuga ariko naraswase mu bijyanye na relationship yanjye naraswase nafashe ikintu bita swata kandi reka mubwize ukuri wowe ntabwo ari ukugusetsa gusa ubusura abandi bavuze kwisha nafashe swata wafashe swata imwe ya danje nziza cyane ipfunyitse ifite gift imwe y'imbere nzima swata imwe ya danje ubyara rimwe ubyara kabiri ubyara gatatu ubyara kane kuri swata oya ntago icyo gihe kubyara rimwe kane gatanu bibarira muri swata ikikubera swata ni amahitamo ntago ikikubera swata ari imbyaro byaye kuko wakubwira abantu bagiye bamaranye n'uwo muntu ukemera ukamarana n'iro icyo gihe ukihangana ku mwana wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane kugeza nyuma kandi ari swata oya aho ngaho urihuse cyane ntago nabyita swata kubyara nta hantu bihuriye no guswata tubwire rero guswata ukuntu biba bimeze guswata nyine ni bya bintu ushobora kujya mu rukundo uzi ko ruhari ugasanga nyine ni icyuka niyo swata ariko ntago bibarirwa mu mbyaro kuko n'ubundi umuntu mushobora kubana n'imyaka 20 kandi akakwihishamo waraswase ese umuntu aramutse adafite urukundo ntago mwakibanira igihe kirekire kikanagera ubwo se udafite urukundo ngwaye gripe abantu bihangana icyo gihe se mubana gute ntabwo wamwihanganira atagufitiye urukundo kandi ubuzima bugakomeza nese hari umuntu watubwiye ngo hari abantu babana n'abagabo babo cyangwa n'abagore babo kubera ariko rega sadepa n'ukuntu abantu bahisemo kubana hano hanze hari abantu benshi riri bafite ukuntu kwabo bapanze kandi babanye neza batanakundana ibari aho nyine utamenya uko babanye ariko babanye kandi babanye amahoro mwari free to move cyane rwose ubundi biterwa n'ukuntu abantu bahisemo kubana sweetheart icyo nge navuga ni ukuvuga ngo kuri wowe wemera umubano wa nyawo w'ukuri ugomba kuba umeze ute umubano wa nyawo w'ukuri ni ukuri kuri hagati y'abantu babiri bombi bakundana kandi bahuje bari kumwe bubahana babwirana byose ibihari n'ibidahari amabanga ukuri icyo ufite intege zawe nkeya uwo ni umubano nemera ukuri ariko muri iyi minsi nyine biragoye buri muntu usanga ashaka kugira ngo yirarire nyine kugira ngo akubone cyangwa se agutunge kandi mu by'ukuri ubuzima bwajemo kubeshyana no kwirarira nibwo burangira uvuyemo ibibazo ubwirwa n'iki ku rukundo cyangwa relationship yawe irimo ikinyoma ubu ngubu sinavuga ngo nayimenya gutya ngendera ku byambayeho kandi byambayeho ni swata birahagije ahubwo jiskamena kuko mfite experience ihagije kuri ibyo bintu numva n'ubundi kubera ko umuntu ari mugari ntareba mu mutima ahubwo Imana yazandinda ubutaha kugwa mu bintu nk'ibyo byo kuba nakwisanga nyine naswase yampa ibizima niko nabivuga utanasaba ko Imana yazame ibizima umuntu nkawe aba afite experience urayigira ariko rega niyo nari mvuze nti muri relationship mu gihe relationship irimo ikinyoma wabibwirwa nisha oya burya ndakwanze nivamo ndagukunze kandi umuntu watangiye kugukwepura mubona hamwe wamagara umuntu ntaboneke hamwe ubwira umuntu uti ndagukumbuye tukabona nta reaction hamwe umuntu ataha wowe ufite ubwuzu ukabona ntago bimurimo hamwe umuntu akuburira umwanya akawubonera abandi wamamagara ntakwitaba wakongera ukumva biri call waiting wow
ariko cya kintu kirakomeye ugamagara rimwe pa hari igihe akubwira ati uriyahamagaye bihuza nuko nari ngiye kwitaba na nyuma yaho rega rigiye yifaho ntakuvugisha nase ni ngombwa ko umuntu ayivaga ahita kwitaba anijya kwihorera nyine urumva hari ukuntu wihoma bihomoka mu by'ukuri none umuntu ajya akora iki muri relationship kugira ngo bigende neza wakora iki se Imana itaguhaye umugisha ko niyo wakwibamba ku giti ukigira nka Yesu wagiye ku musaraba akatubambirwa kandi Yesu ko we yagiye agomba kutubambirwa kubw'ibyaha byacu tukabamburwa ko niyo wakwibamba bakakumanika umuntu yababona umeze nka makayabo yanitse yabuze n'uyigura umuntu yabona umeze nka makayabo niyo wakisiga ugasa neza umuntu atagukunze yababona umeze nk'ururagara rwatoboye ishashe niyo wakora iki bajye bavuga ubundi ngo niyo wabyina ahumutse umwanzi yabona uri gutumura ivumbi hatose cyangwa niyo wabyina hatose umwanzi yababona wowe uri gutumbura ivumbi wasarishije kubera iki nyine uri kwisanisha n'ukuntu ushaka kuri wowe Jackie wemera ko urukundo rwanya rwo rubaho sinemera ibyo narabona ababyemera nababihagazemo none se ko narwo nabonye ndabyemera ndabizi nyine abantu barazana muri comment bavuge ngo urubaho kuko barurimo bararubonye nanjye urumva nakwemera ngo ibintu bibaho ntarabibonye ikintu njye wundi hano nemera ko umuntu abaho kuko Imana iduhaye ubuzima nemera ko umuntu ahumeka umwuka w'ubuntu kuko simwishyura nemera ko umuntu abyibuha bikemera kuko ndabyibushye nemera ko umuntu ashobora kwambara bikemera kuko ndambaye nemera n'umuntu ko ashobora kubyara Imana itanga urubyaro kuko narabyaye ariko ibintu byo okay rubaho uko mbyumva birubaho kuko byumva rubaho n'abantu bari buzano batubwire yuko rubaho sibyo ariko ni ibintu bavuga babayemo ntabwo ari ibintu ngiye nabayemo nta nibyo nzi kubyo we wabayemo rero kubyo we wabayemo kubyo we wabayemo bimeze bite kandi nabivuze nyine kubyo wabayemo nta rubaho nta rugo nabonye nta rubaho kandi ari Swata ntuze kuki ushaka ko njya kuvuga ngo nararubonye none se ubu niba hari umuntu none se n'urukundo rusanzwe nta rugo urabona urusanzwe se ko ni uruhe ubundi nge singukunda nyine unkunda just urusanzwe nangize ngo uri kumva mbaza hagati y'urukundo rw'umugore n'umugabo ni rwo ndi kuvuga none se urwo ngurwo ruba rwabaye rusanzwe cyangwa rwabaye urundi icyo gihe ruba rwabaye urundi bishatse kuvuga yuko wewe wamaze kubona yuko nta ruhari nta n'uruzanabaho ariko ushobora kuzaba nta ruzaba kuko ejo hanjye ntaho nzi n'imbere ntaho nzi naba ngiye gupfobya abarurimo n'abaruhagazemo never abarutuyemo Imana ishimwe n'abaswase nkanjye nibihangane ariko mu by'ukuri ntibivuze yuko ababituyemo batatubwira uburyo biriho ariko njyewe utarabibayemo ntabwo rega ubwo rero nibigiye kumera nka babandi baza kubwira abantu iby'Imana ibabwiye itabira bibabwiye ushaka ko nanjye ntuburira mu mubiri se noneho naba ngiye gutuburira mu mubiri ushaka ko mbwira abantu ngo urukundo rwaho ntarwo nabonye nta n'urwo magazemo ntago wabibora Jackie Oya shabyihorera banyarwandakazi bana mudukurikiye data mbabwire ngo ikintu kibaho ntarakibayemo nibambaza ibyo nabayemo nibyo ndi bubabwire naho ibyo ntabayemo ntabwo ndi bubivugeho kugese ndabizi ibyo ntabyo nzirata sinjya mbeshya ni byiza kutabeshya ariko nanone ntago bigoye ko runaka hari igihe uzagaruka kutubwira story itandukanye niyo uyu munsi yes nanjye ndabyifuza uzaba utubwira ngo oh my god burya rubaho ako se nta na rimwe wigeze wumva uburyohe bw'urukundo sheri ariko se narabyumvisha nawe mbihagazemo ibyo basi nubwo bya warakumvishije gake ariko kakaba gahari cyane urw'ikinyoma urwo se urw'urukundo none se urumva nta renjoyenzi bidahari dokomeze just like feeling ugafeeling ibintu bidahari ntabwo biba byoroshye ariko nta kibazo
abantu bo kurisa neza baratubwira abantu bo kurisa neza muze kutubwira ibintu Jack ari kutubwira bazaniye akasamutwe uyu munsi ushaka ko ntabazaniye akasamutwe ahubwo ariko akundi twumva ibintu mu buryo butandukanye kandi koko nibyo nabyo bibaho kuba rubaho kuba ruhagazemo kuba rubaho ndabyumva urukundo rubaho hari n'abantu bajya babikubwira akakubwira ati rubaho hari n'amumura nakambwa turamukunda tunumva ngiye kuzapfa ariko ngewe sindi babwe ngo bibaho kandi ntabyo ntuyemo nzajya mbabwira rati ibyo mbamo simbihakana ko bitabaho ahubwo nge sinabibayemo ku buryo ndi umuntu wo kuza kubibemeza ndi ndetse ahubwo kubibabwira ngo biriho kandi ntabyo ndimo nta nibyo nabayemo Jack wararakaye oya ni Koko hari umuntu ugikunda kwandika ngo uyu mwaka guze abantu bararakaye uyu mwaka uzagira amezi 30 amezi yararenze yari double none hamaze kugira nko muri hangahe ashaka kuba 60 ni defu wa kabisa okay hanyuma rero turacyari kuri Saneza TV show muri kumwe na MC Lilios ibisanzwe turi kumwe na Jackie rero ubundi muri party y'ibyo bintu byose Jackie ni umunyamakuru Jackie kwara abakobwa tukishakira gukundana bikaba byaraducanze tubivamo uyu munsi tubijyamo dukora iki wewe ukaba warafashe gahunda yo gupozinga ngutegereje igihe ngo time izabera na time tutazi none hari ukuntu n'umuhungu agukunda cyangwa se mugakundana akakubwira ngo muzabana nyuma y'imyaka 6 ku bakobwa bakiri ku mihanda bagitegereje nimukomeze mutere indirimbo nyine yikorasi ivuga ngo uzaza ryari mucunguzi imebwa bwami budashira ibyaremwe byose byishime icyamukaza udatinze mwamagarira umwami ubwo nuzabatabara nimusenge muri kumihanda mwayiva we basohoka nimusenge ngo ni mu gihe gitoye sakaza ngiyi si yo yo kuduhenda Jackie nagoroshye urashatse kutubwira ngo twicare nk'abategereje Yesu oya nimurambagizanye munabitangire munabyenjoyinge munabijyemo nimurangize ejo bundi turi kuri space kuri Twitter umuntu umwe yaratubwiye ngo abakobwa nabo ngo ubundi ngo abahungu ngo niyo ba prayingaga abakobwa ngo none abakobwa nabo barahindutse basigaye ba prayinga abahungu ngo ubu byabaye gutya byaricuritse iminsi ukuntu bimeze byanicureka nkurikije ukuntu ibintu bimeze bishaka kwicureka ese wemera ko umukobwa we yaprayinga umuhungu byose bibaho birashoboka niki ubundi se amahirwe ubundi murayafite mahirwe se mwe murayabonye murayanga rero impore shaca kuri cyana kibi no kuvuga ngo uri kumva nawe ubwawe ntago amahirwe yo guprayinga abahungu nayo twabona ariheze inda ariko wanga ibyiza byihorere byihorere kila mtu na mzigo wake no really mama shaje nabonye kanyambo shaho hari umuntu wanditse kuri Twitter arandika ngo mukera ngo abagabo nibo baziraga gacupa ngo cyangwa ngo bakazira ibintu nyine ngo bigiye bifatika bikomeye nk'abantu b'abagabo none ngo abagabo basigaye bazira umunwa ngo abakobwa bakazira icupa muheto rero nta wabitindaho nyine ngo umugabo mbwa aseka imbohe niko baciye umugani yego kubera icyo uvuze gutyo nta muntu useka undi unose umugabo muzima aseka undi ngo yagiye muri gereza kandi zikirangaye ahubwo hari umuntu werutse kuvuga uwo ni umugabo umugore umugore useka undi ngo yagiye muri gereza igitsina gore ntago ari umugabo reka nawe ntiwamuseka ubuse ko ushaka kuba wicaye hano umuntu agapfa utabigizemo uruhare bakajya kugufunga bakubaza uko byagenze kandi bigasohoka mu kinyamakuru kuko uri umustar mwiriwe nta muntu ushobora kumenya ahantu gereza yava yego we yaziza ako gacupa yari yanasomyeho ahubwo ngo ntago bwari ubwa mbere agonze ese ubundi wowe kuri wowe
tureke ntago turi muri blaming cyangwa se ku blaming umuntu twibaze wowe nk'umunyamakuru ukuntu byumva sibyo umwana w'umukobwa w'imyaka 20 cyangwa 21 kuba yanywa agasinda ubwa mbere akagonga akongera na bwa kabiri rero nkubwiza ukuri Liliose turi muri iki kiganiro abanyarwanda akazi mudukurikiye murabizi ko nsesengura ibintu byo kuri imihanda murabizi ko mvugisha ukuri murabizi ko ntajya ntana ku kijyanye n'uyu mwana barimo bambazaho nabonye n'ibyaha bye bidafatwa nk'iby'abandi kubera sinabonye ngo nukumuganiriza ngo ngo yarize ibyo ni ibitekerezo by'abanyarwanda nyine nibyo mvuga uyu mwana ngafite ibibazo sinzi numvishe no muri space bashaka kwinterpreta bagendeye kuri bya bintu ngo bya kera bya misi byabayeho ibyo ni ibyo bashaka bari zimwe mu ngaruka z'ubuzima ngo bari abana bacamo oya ntabwo hano rata ndi bukubite hasi nabonye ari byo umuntu akubita hasi agahita yisanga amageragere nzajya gusesengura abana banje narababyaye kuri iyi ngingo ya muheto ntabwo ndi busesengure ubu ni Jackie oya mumbabarire ushatse kuvuga iki umuntu yaciye umugani ngusoro ibimusumba yihanganira ibimutokoza umbabarire sintokozwe n'amagambo ngiye kuvugira hano nyihanganira nyirinda mugana narati kubita mu rutwe rwanjye kubita mu rutwe rwanjye ati kubita mu rutwe rwanjye nceceke rero riri nkonderamo kambyarawe nanjye nceceke mbabarira ni icyo uvuga kuba uyu mwana w'umukobwa yazanywe mu modoka imwe nafata ku mavuta none se si imodoka itwara abakurikiranwaho ibyaha bombi si abanyabyaha bakurikiye ntibarashinzwe ibyaha ariko bakurikiranyweho ibyaha si imodoka kubafata ku mavuta na moto baje mu modoka imwe hari icyubahiro gihari hari nta kuvuga ngo genda umwana wo kwa runaka undi ngo nahenda umugabo runaka cyangwa ngo ngewe mfite umunwa ndavuga muri showbiz ndayoboye undi naye ngo mfite icyubahiro ngo kamba ngo ndi miss kamba ryagiye inyuma y'amaferabeto nta cyubahiro cyari muri la modoka mwese ni mukwicara hasi mukicara aravuga umuntu wavuze ngo daraga kweto yambaye disi ngo yari yambaye agakweto ke uramwe rero yambaye neza shareka babwize ukuri yewe ikintu cyatumye nisanga muri ibi bintu nacyo kigiye kunsaza kuko turanariza ku kigero twanariza hari niki agakweto nako kaba kandi yazana bodaboda yambaye bodaboda muheto akari yambaye neza Seri yambaye neza ni iki kiri kugusetsa se Jackie noneho nk'ubu koko iyo muri kuzetsa kuri kamera koko gutya Jackie ifata ku mavuta baravuze ati jya ariko ndasubitse urubanza rwanjye ni mu rusubike nzaba mburana ubutaha ariko yavuze ibintu byinshi nawe agomba kubaza akaryama akaruhuka kuko atabisubikishije ashobora kuba nta jambo agifite ariko kuri uyu mwana w'umukobwa wambazaga uko yaje yambaye se ubundi hari ibintu birenze muri se simisi rego ugomba kujyana icyubahiro no muri gereza no mu anose ugomba kwinjirana icyubahiro ugatambuka nka nyampinga nose wagira agende nk'umuntu utarigeze nibura yambara n'ikamba cyangwa atwara ikamba rya Miss Rwanda hariya yagombaga gutambuka gitore se wagira agende nkanjye agende gitore yambaye ipingu se ntacyo ariko ugomba guharanira kugenda nka Miss kugeza naho winjiye imbere muri gereza ugomba kwinjira nka Miss ntago ushaka gutakaza indangagaciro zawe ugomba kwinjira nka Miss ukagaruka nka Miss buretse gato ntago ugomba gutakaza iki indangagaciro kuri wowe n'icyo umuntu yambaye ipingu indangagaciro ntibigize umuco kandi noneho bimwe mu byaha ashinjwa harimo gusinda sinzi niba nabyo biri mu ndangagaciro hakabamo uvuze ko gusinda ari gutakaza indangagaciro iyo umuntu yasinze ntagatakaza indangagaciro se nyine byaterwa nabo yasindanye nabo naho yasindiye erega twe turi kubona ko yataye ikuzo kuko yafatiwe mu cyaha cyuko yagonze nta n'imodoka nta permis sibyo ariko wasanga yananyoye niko mubyanditse yari yanyoye ariko yenda ko atagiye arango yambara ubusa se cyangwa akora ikindi kintu ngiye simushyigikiye ariko yari yishimye nase tubivuge ko kuba yari yishimye yanezerewe yari yataye indangagaciro nyine hari kirazira y'umukobwa na kirazira na kikaziririza atagendeyeho
nk'umwana w'umukobwa ariko ku ruhande rwe we ntago ari kabibona kuko yamenya ko yatakaje indangagaciro twe turi kubimubonamo ariko wese uko abibona ko yabimenya ko yatakaje indangagaciro nk'umuntu uzi waserukiye igihugu ntago yari kubikora so mu byo yakoze rero hari ibyo yakoze byari biri guhamanya n'ukuri kwe kuri wowe urumva ntacyo bitwaye oya kuri njye biragitwaye ariko nakubwiye ko uyu mwana ashaka umuvugaho erega ntago nshaka kujya mu bindi bibazo njya kubazwa ku byo navuze rega mujye mumenya ko ari amazina umuntu avuga akayabazwaho hari message nyakubahwa Jeannette Kagame yanditse kuri Twitter ngo n'igihe inzoga ariyo nshuti usigaranye nta muryango nta wawe ukikureba muri uwo mwijima w'icuraburindi haracyari icyizere cyo kwigobotora iyo minyururu ukabaho kandi neza nta muntu nari numva wigeze abyuka yicuza ababajwe nuko yaraye atsinze ibyari kumugusha mu makosa igihe cyose ubashije kumenya urugero rw'inzoga ukwiriye kunywa cyangwa se kuzireka burundu ntabwo uzigera ubyicuza nyakubahwa Madame Jeannette Kagame oya urumva ibyo ngibyo nyakubahwa Jeannette Kagame yavuze nibyo nk'umubyeyi indangagaciro rero twe twabona ko yazitaye ariko we nawe ntago ari ko abibona cyangwa se n'abamuri hafi siko babibona ibisigaye rero tugomba kurekera ubugenzacyaha bugakomeza bugakora iperereza nababwiye ngo kuri iki kintu sinshaka iperereza ry'ibyatumye anywa izo nzoga erega ashaka ko yazinyweye ko iperereza rirakomeje kandi umuntu ejo yarari mu rubanza yaraburanye bakana hamwe mu makuru asohoka navuga yuko azafunga igihe cy'umwaka n'amezi 8 okay ubwo niba byamaze kujya mu buryo nabyo nzi nabyo narebye rega nababwiye ngo iyo nashaka kuvuga ku bintu sina nabireba cyane sinari nzi yo bigeze ariko yasabye imbabazi nyine ubwo nyine ibyo byose nta kintu mbiziho nukuri kw'Imana njya menya gucukumbura inkuru ariko iyi ngi nanze kuyijyamo kubera iki oya ariko se cyangwa no karo igitsina gore mugenzi wawe oya ntabwo ari yo mpamvu ariko se koko ufashe umwana se Jackie wowe ugiye nk'agashopa oya ibyo ngibyo hari ibintu niyo mpamvu utazi kurikizo izo kubera ko nawe utakanywa okay muri comment baraje bakubwira ukuntu nzinywa ahubwo n'amakese nkayikorera ku mutwe baba baradusoje utumye dutana mu kiganiro cyacyo uyu mwana w'umukobwa hasi nashaka kumuvuga ushatse kuvuga ngo baraje ngo bavuge ngo mbabarira hari ikibazo saba ko abantu muri comment bavuga ibintu bashaka bavuga ibintu batekereje uko babishaka Jean Bosco yasohotse na madame Imana ishimwe basanzweho ari abere oya ni bya bindi bavuga ngo gufunga umuntu ari hanze by'agateganyo okay aho ni sawa hari ahantu ubona byaba bihuriye no kuba abaturage cyangwa abakristo be bararize mu rukiko ntaho bihuriye ibyo si ubutabera bubigendera ko bagendera ku bijyanye n'ibyo bagukurikiranyeho ntaho bihuriye ntaho bihuriye pe ubwo rero abajya gusenga musubire gusenga se urusengero rwe ntibaruhagaritse ra sinsengera nta na gahunda yo kujya mfite ndasengera abantu bagakira urumva umwe aho utajyayo gusenga ko shaje kugira okay wenda Imana nta wamenya aho umuntu ubwira ageze ubwo wasanga nzajyayo ariko uyu munsi nta gahunda yo kujya mfite ngewe reka amabwiriza ukuri nifite ibyo niciriyemo iyo numvise ibintu byatangiye kwivanga ku muntu nanjye ndareka ibyanjye bikivangira iwanjye ko ngiye gufata ibyanjye nkabivanga n'ibyanjye byahashya byaturika rero kugira ngo ufate ibikomere binyiberamo mbivange n'ibyo numva ku bantu Imana ituye iwanjye iba muri njyewe nanjye turagendana nayisenga ushatse kuvuga ko nawe ufite ibikomere ntabwo byabura so hari umuntu buri bikomere kandi ibyo waherewe wumbaza ari ibikomere ese no wari umaze kumbwira ko umaze gukira umeze neza nyine nakubwiye ngo nakoresheje ijambo rivuga ngo ntibivuze ko ntabaye nkomeretse usibye kuba umuntu yirengagiza n'uyu munsi turacyabirimo ariko urwana no kubivamo iryo jambo n'iryo nakoresheje riri ase Jackie akabazo gatoya kamatsiko kera hari uburyo ajya gutekereza hari n'ikintu wumvaga wifuza kuba natekerezaga kera watekerezaga ko uzabike oya ibyo natekerezaga kera nisanga ari nabyo naba numvaga nifuza kuzabyara
warakuze njyenyine kuzaba umubyeyi kuzabaho neza nyine nubwo utabura inzitizi mu buzima ibyo nifuzaga narabibonye. iyo wirebye ubona uri mu nzozi zawe ntabwo navuga ko nzirimo 100% nyine nkuko nabivuze ko hari bitaragenze neza ariko kimwe cya kabiri cy'ibyo nifuzaga byarabaye. Ibitarabaye ni ya destiny nyine ibizaba ku muntu. Ibizaba ku muntu. wowe wumva muri iyi si abantu bicara akavuga ati kanaka buriya yaradivorishije akamucira imanza biswara abantu tubafite cyane benshi cyane baca imanza. Dufite abantu baca imanza z'abantu bakoze divorce tukagira abantu baca imanza z'abantu batarashaka tukagira abantu baca imanza z'abantu babyariye mu rugo. Abo bantu bose hari isomo wabahereza? Abantu nyine baca imanza sibyo? Abantu baca imanza kuri iki kintu navuga urumva uyu munsi ushaka kuba ubayeho neza ugacira abandi imanza kuko babayeho nabi ariko bibaye byiza wabyihorera ugatuza kubera ko ejo habo nabo ntaguhazi cyangwa ejo habana bawe abashiki bawe abahakuru bawe naho umuryango wawe ntaguha cyangwa abana bawe. Bundi muri iyi si byaba byiza buri muntu wese akoresheje ijambo rivuga ngo vuguziga. Na Bibiliya irabivuga? Ntago mvuze ko ari Bibiliya bivuga. Ndavuze ngo byaba byiza ukoresheje ijambo rivuga ngo vuguziga. Vuguziga abantu bavuga vuguziga n'umwana w'umunyarwanda. Bibaye byiza wavuguziga nyine kuko ubutazi bizaba. Ni birumvikana nibyo kandi ni nacyo tuba dukeneye nk'abanyarwandakazi. Ako Jackie hari isomo wakuye mu buzima bwose umaze ucamo kugeza uyu munsi, ubuzima bwose wabayemo n'uno munsi umunsi ushobora kubayeho neza wishimye useka uri kumwe n'abana kuko ababyeyi benshi bavuga yuko abana babo ari byo byishimo byabo. Iyo urebye abana babyanze bikunze urishima uranezerwa, ariko ibuto bwawe cyangwa se ubukumi bwawe hari isomo wabukuyemo. Yego. Ni irihe somo Jackie? Apana no kuvuga ubuto muri rusange isomo ry'ubuzima. Gushishoza ku kintu icyo ari cyo cyose ngiye gukora mbere yuko ngikora. Icya kabiri kwihanganira igihe n'ibintu bitemeye ibyo ari byo byose kubyo nkora kubyo ntegereje kila kitu buri kintu cyose kwihangana muri ubu buzima niryo somo ryonyine nakuye mu buzima kubyemeye ibitemeye byanze byemeye. Ese undi Jackie buriya umuntu agomba kwihanganira iki mu buzima? Hari ibintu byinshi urumva umuntu akubwira ibyo wihanganira ntibikugoye ubundi inshuti ikintu ijambo kwihangana rigomba guturuka mu bikugoye ibyo ari byo byose ubuzima imibereho akazi abanzi inshuti destin passé ko wabayeho ko wakuze ibyo wagiye nyine ucamo bitagenze neza. Nta gihe kiregera umuntu akaba yumva kwihangana atabishobora nyine naho hantu umuntu ajya hagera ariko nyine urihangana ukahaca Imana yagushoboza ukahanyura ukanahava biterwa. Nemera ko bibaho pe ariko isomo ry'ubuzima muri ubu buzima nabonye cyambere kwihangana kubyemeye kubitemeye kubana n'abantu bose amahoro kandi ikindi kintu kiri tubindi byose mu buzima gushishoza. Jackie mu buzima bwawe inshuti zawe cyangwa umuntu hitamo nko kuba inshuti yawe aba yagukorera iki kugira ngo atagutenguha? Inshuti zanjye nago nkunze kugira inshuti nshyashya mu buzima izo mfite nizo tumaranye igihe so inshyashya ntabwo ndazita inshuti n'abantu tuziranye. Yes. Abantu bose bari mu buzima bwanjye bamazemo imyaka 2 no munsi yaho ntabwo abo bantu bari inshuti zanjye n'abantu tuziranye kuri njye kuko inshuti yanjye namaze kwinjiza mu buzima bwanjye nkayifata nk'inshuti gahinduka umuvandimwe ni abantu tubanye igihe cy'urugendo rw'ubuzima bwanjye bwose nitegereje kuko nasanze inshuti tuzitiranya. Nagiye nkora ikosa ryo kumva ko mfite inshuti nkasanga ahubwo nizaniye abanzi mwibwira ko mfite inshuti nkasanga nisamye nasandaye nkasanga mwibwira ko mfite inshuti nkasanga navuze ibitari bikenewe mwibwira ko mfite inshuti nkasanga ndi njyenyine nkarwaza nkasanga ndi njyenyine nkapfusha nkasanga ndi njyenyine ahubwo igihe nabonye ko inshuti mfite ari izo nshuti zanjye ari nabo bavandimwe ni igihe nagiye ngera mu bikomeye akaba ari zo mbona
so abandi rero umuntu wese uri mu buzima bwanjye uri munsi y'imyaka 2 tuziranye wese ni umuntu tuziranye Imana ishobora gukoresha akambera umugisha nanjye nkamubera umugisha tukaba tubanye neza ariko nkimwigaho ntegereje ko Imana yamugira ukwiriye mu buzima bwanjye nanjye Imana ikangira ukwiriye mu buzima bwe uko niko bivuga ngo inshuti ufite zose zimaze imyaka irenga 2 mu buzima bwawe yes harimo n'ishyashya zitaruzuza imyaka 2 zitarimo no mu nshuti ufite harimo izitaruzuza imyaka 2 bivuga ngo Kobal Jackie hari abantu tuziranye mu babarire urumva ubu neje abantu kandi hano kuri social media afite inshuti nyinshi izanga ari inshuti n'abantu tuziranye maze nanjye nagiye mu bantu muziranye kandi twari inshuti sawa nyine komeza message yatambutse pe twayumvishije noneho Jackie dufite ukuntu tubyumva neza tubwire basi twebwe inshuti zawe zimazemo iminsi n'amasaha n'amasegonda n'imyaka itaruzura 2 umuntu wese uri munsi y'imyaka 2 mu buzima bwanjye ntago ari inshuti yanjye ukeneye ko akora iki ngajye mu mwanya w'inshuti se tuziranye ngo ukeneye ko akora iki ngajye inshuti yawe ndacyakeneye kumwigaho aracyakeneye kunyiga hari ibyo nkimukeneyeho hari urukundo mugomba hari ibyo narakora kuri we hari presence yanjye akeneye mu buzima bwe donc buse hari ibintu narakora mu buzima bwawe nawe hari ibyo ataragukorera yes hari ibintu byinshi mugomba riri so ntago nakwishira muri angle yo kumva ko ndi inshuti yawe ndi umuntu muziranye kuko hari party unyeneyemo ntaragaragaramo murakoze cyane ni Saneza TV show muri kumwe na MC Lilios ibisanzwe ndabakunda cyane mbaza ku mutima guys mugipinga gusubscribinga mujoininge family ya Saneza TV show kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi munyeruke kuri Instagram following ni Saneza TV show hanyuma muna following MC Lilios everywhere on social media zanjye zose baje no kukwezi live TV guys mana mabuja ndagupiningira ukabyara link tuza kwishyiraho hasi bagende bakora subscribe murebe ibiganiro bya mabuja wanjye ukomeye cyane God bless you all. Thank you so much kandi Imana iguhe umugisha ciao ciao